Pfukamye maze dusenge. Turagushimiye mwami Imana idahwema kutubeshaho no kuturinda, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Waraturinze mu minsi 6 itambutse, wemeye ko tugera muri munsi wa 7 wejeje ukaba umugisha turi bazima, nabwo bihererwe icyubahiro. Ubye mwiza uyu munsi tugeze murera, ariko twe ntitwera. Niyo mpamvu mbere ya byose tugusabye ngo ubanze utwezeho inenge zacu n'ibyaha byacu byose, maze data mwiza nidutangira uyu munsi twejurijwe n'amaraso y'igikomangoma Emmanuel, maze dushima izina ryawe. Umugisha wasezeranye abaruhuka isabato bakayitangira ku gihe, turakwinginze ngo muri amasaha udusesekazeho kandi utubere imbaraga izatubashisha kudacogora muri iyi minsi mibi, maze dushima izina ryawe. Buri wese uzi buri mutima we, niwe uzi indwara turwaye, zaba iz'umubiri nangwa iz'umutima, utuvure kandi duhembure. Tubisabye twizeye kubiduherera ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Muraho kandi reka dushime Imana rero ubwo yemeye yuko n'aya masaha y'umugoroba dutangirana isabato. Noneho kuko bisanzwe mbere yuko mbabwira uko tugiye kwigana, aho duherukana twize itorero rya kangahe? Rya kabiri. Ninde wambwira igihe irya mbere ryatangiye n'igihe ryasoreje, akambwira irya kabiri igihe ryatangiriye n'igihe ryasoreje, none tukajya ku rya gatatu. None se mwagerageje ariko ntago mwabivuze neza. Ryatangiye muri 40, iryo ryari ry'intumwa. Noneho ubwo Yesu yaramaze kujya mu ijuru batangira kurenganywa muri 34. Iryo niryo ryakomeje ni Efeso rigeza mu 100. Mu 100 hatangira Simuruna, reka turebe. Noneho rirazamuka rigera muri 200, rigera muri 200. Noneho reka mbereke ibyo dushaka kwigana rya gatatu. Ariko rero nabajije nyuma ndanaba ngaho irya kabiri ryatangiye ryarirangira ryari. Simbona ubwo ryahise ritangira rero mu 100 cya gihumura neza twasomye cyacu, gitangira mu 100 kirazamuka ageza muri 313. Intumwa nangwa se bararenganyijwe bazira Yesu, hari himye umwami no ababwira ati mwese mubahereze ibyo mwabanyaze bagaruke mu byabo. Noneho ubwo bagiye mu kinyejana cya gatatu, aricyo ubwo babagiye mu itorero ry'Imana, ariko mu ruhande rwa gatatu niko twabyita, ari ryo rwiswe ahirengeye nangwa se perugamo. Iyo twiga aya matorero uko ari 7, ntabwo ari uko ngo buri torero rifite uko bivuge ngo Imana ifite amatorero 7 ku isi, suko biri. Ahubwo Imana itorero ryayo ni rimwe, ahubwo ryagiye rinyura mu bihe 7 bigize iki bitandukanye. Icyo mpora ngisubiramo kugira ngo murusheho kugisobanukirwa. Noneho ubwo itorero ry'Imana bwa mbere ryari mu gihe cy'intumwa, rikazamuka rikinjira mu gihe cy'akarengane, rikazamuka rikaba rigeze mu gihe noneho riribayeho umudendezo. Ibyo nibyo tugiye kwigana n'itorero rya gatatu. Haranditse ngo ni ibyahishuwe igice ni cya mbere umurongo wa 10, igice ni cya kabiri umurongo wa 12 avuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'iperugamo uti, ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, aravuga aya magambo ati, nzahubaka ari intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera. Ndetse no mu minsi ya Antipa umugabo wakiranukiraga kumpamya wiciye iwanyu aho Satani aba. Aba ubutumwa bwa mbere babwe barabwiwe ngo ufite inkota ityaye ubugi impande zombi, aravuga aya magambo. Ese iryo jambo ngaho ubutumyeho ubutumwa afite umuhoro mu ntoki, bivuze ngo iki? Mango uyaberetse yuko afite inkota ityaye. Muri icyo gihe hariho ubwami bwagiraga inkota z'amugi 2. Noneho nababwiye ko afite nawe inkota ni Yesu. Ataravuga aya magambo ati, nzi ahubaka ari intebe y'ubwami bwa Satani iri. Ariko niba twariganye tugeze muri 313 nyuma ya Kristo, hamaze kwima umwami Constantine, akarengane gahagaze. Murumva ari cyo gihe hakiswe ngo naho intebe ya Satani iri. Akarengane karashize, noneho baratuje, itegeko rirahana umuntu wese uhangara kwica umukristo. Muri kureba ukuntu bari bageze mu gihe cyiza, ariko ijambo rya mbere Yesu ababwiye nuko aho bari neza ngo bari aho Satani. Hepfo bavuze ngo iki? Nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera. Ndetse no mu minsi ya Antipa umugabo wakiranukiraga kumpamya wiciye iwanyu aho Satani aba. Ariko rero mfite bike nkugaya,
kuko iwanyu ufite abakomeza za nyigisho za Baramu wigishije Baraki gushira igisitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Nawe nikumeze ufite abakomeza inyigisho z'abanikorayiti nkabo, nuko wihane nutihana zaza huri vuba ndwanya abo batikure inkota yo mu kanwa kanjye. Ufite ugutwi n'imvi z'umwuka bwira amatorero, unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera yanditswe izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Ndagira ngo ubwo butumwa mbusomye twihuta kuko hano ngaha turi buze kubusobanukirwa. Ababo bwa mbere babanje gushimirwa yuko nubwo aho bicaye aho barariho intebe ya Satani ishingiye, ariko bakomeza kwizera Imana ntibayihakane, no mu gihe cy'umukiranutsi yishwe nabwo ntago bagize ikintu bayihakanye. Icyo ni cyambere bashimirwa. Ati ariko mfite ikindi nkugaya, nuko iwanyu hari abakomeza inyigisho z'abanikorayiti bameze nka Baramu wigishe Baraki gushyira igisitaza imbere y'Abisirayeli. Ubwo icyo bagawe nuko muri bo harimo abafite izo nyigisho. Izo nyigisho ni izihe? Iryo torero ni irihe? Aho niho turiga twaharangiza tukaba dusoje. Mu gitabo bise ubusobanuro bwa Daniel n'ibyahishuwe niho turi buze gusanga ubusobanuro bw'iri torero neza. Ariko niba twahanye ngo ritangiye ryarira 313 nyuma ya Kristo nibwo iri torero ritangira. Reka noneho turebe kuko iryo teka nibwo ryaciwe. Umwami ko amaze kwiyunga Constantine yunga n'ubukristo, avuga ko abaturage nangwa se abizera barenganye ngo bagomba gusubizwa ibyabo. Iteka ryaciwe muri 313 nyuma ya Kristo. Ubwo no nakarengane kari gashize bamaze kwinjira mu kindi gihembwe. Itorero ry'Imana yarigeze mu kindi gihembwe. Noneho haravuze ngo perugamo, iryo zina risobanurwa ngo ahirengeye, ahisumbuye cyangwa se ahitaruye. Iryo zina ngo by'ubwaryo risobanuye ahirengeye, ahisumbuye cyangwa se ahitaruye. Mwibuke izi amatorero uko ari 7 baje bageranya n'iyi misozi ariko yari isanzwe iri muri Aziya. Noneho uyu musozi kuko ari witwa perugamo, ngo mwumve icyatumye umusozi bari barawise gutyo. Ubwo ni umusozi nyirizina. Noneho icyambere cyatumye bita uwo mudugudu batyo nuko wubatswe mu mpinga z'umusozi muremure. Byari akamenyero k'abakera bubaka imidugudu yabo ahirengeye bakayizengurutsaho inkike ndende. Ibyo byombi babikoraga kwirinda abanzi. Perugamo rero hari igihome gikomeye cyane, byatumye umwami Lisimakusi abitse ubutunzi bwe bwasaga amafaranga miliyoni 1000. Ubwo bari kubanza kutwereka uwo mudugudu w'ubwawo wari usute kugira ngo witwa ahirengeye. Kubwo kugenderwa n'uwo mwami Lisimakusi, Perugamo habaye ikirangirire. Abaturage biyumvagamo ko bafite isumbwe kubwo kugenderwa n'umwami. Ndetse mwaka wa 113 mbere ya Kristo wagize umurwa mukuru w'intara wa Aziya, bashyira urukiko rw'ikirenga. Abacamanza batwaraga ikimenyetso cy'ubugabe aricyo nkota ndende ifite ubugi impande zombi. Mwumvishe Yesu nayo yabisesereje ati naje none ndufite inkota ifite amugi hehe impande zombi, ngo nuko n'abacamanza babaga bafite ikimenyetso cy'ubugabe cyo gutwara iyo nkota muri icyo gihe. Itorero ry'Iperugamo rigereranywa n'itorero rya Kristo uhereye nko mwaka 313 nyuma ya Kristo. Mu yandi magambo ruvuga mu ijana rya 4 n'irya 5 nyuma ya Kristo, ubwo ryahabwaga isumbwe mu isi. Uko uyu musozi Perugamo ari warahawe isumbwe muri Aziya mbere ya Kristo, niko n'itoro rya Kristo rihawe isumbwe mu isi muri mwaka 313 nyuma ya Kristo. Isumbwe turabisobanura mu rugo turumva twese. Reka tunageranye imidugudu. Buriya kuba Kampala iriho suko na hano bahise Kampala byakora naho ngo bavuye tuwagize kapitali. Ahubwo icyagira kapitali nuko ariho inzu y'uperezida ishingiye, niho ubuyobozi bukuru bw'igihugu buri. None haha naho hari harahawe isumbwe, ubwo niho hari hakuru muri Aziya. Ubwo abakomeye bose naho bari babarizwa. Mwumvishe n'uyu mwami Lisimakusi ko yarahabitse ubwo butunzi miliyoni 1000 rero ni nyinshi z'icyo gihe. Tuvugana n'abasaza bahubi ati kera ati yewe ati nari mfite 40,000 ati yari amafaranga menshi cyane. None ngo mwibaze rero muri icyo gihe cya kera iyo ngiyo. Noneho ngo ubwo itoro ry'Imana guhabwa isumbwe mu isi bivuze iki? Nubwo twasomye muri Simuruna yuko bari baciye iteka yuko uwitwa umukristo wese agomba gupfa keretse avuze ko yihakanye Yesu. Ubwo barangazwa bava mu byabo. Noneho uyu mwami amaze kwiyunga n'ubukristo, mwibuke yuko yavuze ngo amaraso y'abakristo abyara abandi bakristo. Niko twasomye. Abonye abamanjije ukuntu bapfuye nabi aravuga ati hoya ahongereka mari n'abakristo kugira ngo nzarame ku ngoma.
noneho ubwo aravuga ati umuntu uzongera kwica umukristo azafatwa, uwanyaze iby'umukristo bimusubiza, abakristo aho bahungiye mugaruke. Noneho ubwo bongera guhabwa agaciro mu isi, basigara bafite agaciro kuruta abapagani, ubwo bari bahawe isumo. Noneho iryo torero ngo none batubwiye ngo itorero ry'iperugamo rigeranye itorero rya Kristo uhereyeho mu mwaka 313 mu yandi magambo rukuvuga ijana rya 4 n'irya 5 ma Kristo, ubwo ryahabwaga isumbwe mu isi. Uko izina ngo perugamo ryasohoye ku itorero rya Kristo muri icyo gihe kubwo kwima k'umwami Constantino mu 313 ma Kristo, itorero ryavuye kuzimu rije ubuntu. Nimba ngo ryavuye kuzimu rije ubuntu, ndumva twarize uko ryari kuzimu nyine muri ka karengane gakomeye cyane. Noneho uretse gukoma akarengane kose mu nkokora no kugarura abakristo ibyo bari baranyazwe, yavuze ko ubukristo bwa idini ya leta y'ubwami bw'i Roma bwose. Iryo sumwe mwaryumvishe. Uretse kuba bagiye kugarurirwa ibyo bari baranyazwe n'akarengane kagagarara, yavuze ngo itegeko rya Roma nuko idini ya Gikristo niyo yemerewe kongera kuyobora Roma. Bivuze ngo iki? Umuntu utari umukristo ntihari yakemerewe kuyobora. Aha turajyanye ubukristo bwari buhaye isumbwe, ariko babwiwe ngo kuko ahuri ari intebe yandiri ya Satani, kandi aha niho bagakoze, niho bakagize umwete, nibwo bagahagaze neza, kuko bari bafite uburenganzira. Noneho kugeza ubwo bakavuga ngo urugero kujya bavuga ngo umuntu utari umugorozi tiyemerewe kuyobora Uganda. Murumva ukuntu babagize isumbwe. Noneho ubwo nuko byemeze utari umukristo ntiyari yakemerewe kuyobora muri Roma. Noneho hepfo mu mwaka 323 ma Kristo, Constantine avuga ko abaye mukristo nawe nyamara ari ukuryarya. Hashize imyaka 10 ati nanjye mbaye iki? Mbaye umukristo, mbaye mwene wanyu, nyamara ngo byari ukugira iki? Byari ukuryarya. Nibuka impamvu we ashaka kwiberaho neza, ushaka guhakwa ku bakristo, ko yabonye ko abarwanyije bose bapfuye nabi. Ngo kuko yanze kubatizwa, ahubwo yakomeje kuziriza imiziro n'imihango y'ubupagani. Icyatuma umukristo kwizina nuko yabonye ko abandi bami bose barenganya abakristo bapfuye nabi. Byongeye kandi yashatse guhuza ubumwe mu moko ataramu yo mu bwami bwe, yari atangiye kubyutsa umutwe akishakira ubwigenge. Ni ibintu bibiri Constantino byatumye avuga ko abaye umukristo. Bwa mbere kwari ukugira ngo kwari ukureba abamubajije ukuntu bapfuye nabi, aravuga ati reka nanjye bitazaba kuriye. Icya kabiri, mu bwami bwe hari hamaze kubona bari kumurwanya, bavuga ati natwe dushaka ubwigenge bwacu. Aravuga ati aba bose nimba huriza mu Gikristo, barabakristo dusengane, ubwo se bazongera kundwanya ari nyu n'abayoboye no mu itorero. Nguko Constantino niyo mpamvu atuwe ngo aho itorero ryari riri, nubwo twakahise ngo hari hirengeye hari heza, ariko ngo bari bahagaze neza, bari baraho Satani ari. Kuko uyu Constantino ari gukorerwamo na Satani, niwe buyobe aho bushingiye bwose. Ariyo mpamvu atubwiye ngo yanze kubatizwa nk'uko bikwiye, abatizwa muri ya mihango ni Gatolika ifite yo kubatiza ku gahanga, kuko iyo yari ibigirwamana. Rero aravuga ati nk'umuntu nk'umwami ntabwo nanjye muranyubika mu mazi menshi atemba, ahubwo nge nimushyire hano ku gahanga inshuro 3. Nuko babikoze. Ubwo umuhango wa gipagani awinjiza hehe? Mu itorero. Niyo mpamvu twabwiwe ngo aha niho Gatolika ishingiye, niba twajyanye neza. Niyo mpamvu babwiwe ngo kuko ufite bamwe bakomeza inyigisho zande z'abanikorayiti. Noneho hepfo haravuze ngo tubonye ko amaze ko mukristo ku izina, niko batubwiye. Hepfo haravuze ngo icyabahuza nuko nanjye navuga ko ndi umukristo, ni Constantino ati nibwo banyumvira, kuko nuko ahera ko ashaka uburyo bwose yatona ku bakristo, cyane cyane umukuru w'itorero ry'inyarurembo ry'i Roma mu mwaka 323 ma Kristo, akoranya inama z'itorero, agabira umukuru w'itorero ry'i Roma inyumba nziza ya cyami ku musozi w'Iratirani, ati ntihakagira umuvuguruza, ubuyobe burinjiye mu itorero. Uwo mukuru wari uriho wari ukuriye itorero rihagaze neza, umwami aramusanga, kuko twabonye ko ashaka gutona kuki ku bakristo. Amaze kumusanga aravuga ati rero ati nkugabiye inzu, amugabira inyumba n'inzu za cyami. Arangije avuga ati kwisi nta muntu ukwiye kongera kumuvuguruza. Amuhaye ubutegetsi. Ubwo ubutegetsi bw'Imana abuvanzemo n'ubw'isi, niyo mpamvu abwiye ngo aho muri niho intebe ya Satani iri. Aha ni nako bimeze, niyo mpamvu kugezana n'ubu papi yavuze nta perezida uvuguruza. Hepfo haravuze ngo
akoranye inama z'itora agabira umukuru w'itorero ry'i Roma inyumba ya cyami yo ku musozi w'Iratirani ati ntihakagire umuvuguruza. Hanyuma mu mwaka wa 333 nyuma ya Kristo ubwo yimukiraga i Constantinople asigira umukuru w'itorero ry'i Roma kumutegekera muri Itali. Muramwumvisha umugabo ukuntu ari ibyarya agiye kwimuka ati wa mukuru w'itorero ari hehe wawundi aho we ntabwo arwanya abakristo ari kwerekana ko bari hamwe neza ati asigara ntegekera igihugu. Italiya yose arayimusigira asigara ari uyoboye isi, asigara uyoboye icyo gice mu cyimbo yari umukuru w'itorero. Ubwo umucyo n'umwijima birivanze, niyo mpamvu hiswe ngo naho Satani ari. Hepfo harakomeje ngo kuko perugamo ngo risobanurwa ahirengeye, niko n'itorero rya Kristo ryari rigeze ahirengeye muri icyo gihe kubwo guhabwa isumbwe no kudamarara. Baradamaraye nta kurengana, noneho uyoboye igihugu ni umukuru w'itorero. Yebora kugira yitwe papa niwe bari kwe gusesereza herega, yabanje ari umukuru w'itorero. Akimara kwitwa utavuguruzwa niho yatangiye kwitwa ya mazina yo gutuka Imana dusoma aboneka muri Daniyeli. Atangira kwicura mu byimbo cy'Imana, abantu batangira kujya kumwicurizaho ngo kuko byatangiye, kuko nababwiye muri perugamo aha niho gatolika ishingiye. Hepfo haravuze ngo nuko perugamo, nkuko perugamo habaga urukiko rw'ikirenga, niko Constantino yavuze ko hadakwiye kugira uvuguruza umukuru w'itorero ry'i Roma, ndetse hanyuma uwo mukuru yabaye w'abakristo bose bajuririraga. Nuru yamaze kwitwa utavuguruzwa sibyo, abakristo basharamo atangira kuba ariwe bajya kujurira. Aho ufite ikibazo akaba ari ubwira, kuko navuga ngo bigende gutya ntabura muvuguruza. Kuko Lisimakusi yabikije ubutunzi bw'iperugamo, niko abami benshi bajaga batura amaturo ku butunzi bwabo bayatura uwo mukuru w'itorero ry'i Roma. Kuko abacamanza b'iperugamo bitwazaga inkota ngari ifite ubugi impande zombi, niko Yesu yavuze ati ufite inkota ityaye impande zombi. Aravuga amagambo ati nzihaho ko ari intebe ya Satani iri. Nubwo muri icyo gihe mukuru w'itorero ry'i Roma yahawe ubutware butamukwiriye, aribwo ubupolitike, akagirwa n'umucamanza mukuru mu isi yose, nyamara Yesu yashatse kumwibutsa ko mu by'ukuri atari umukuru w'impande zombi, ahubwo ari we ubwe. Ndetse yavuze amagambo atari meza agaragaza ko umukuru atuye aho intebe y'ubwami bwa Satani iri. Ubwo Yesu ashatse kumubwira yuko nubwo ari kwishyira mu cyimbo cye wari we mukuru. Hepfo aho intebe ya Satani iri, aho intebe y'ubwami bwa Satani iri ni hehe? Si ikibazo twese twakwibaza ko twubonye ko bwari ubukristo bwari buyoboye isi ku bw'uburyarya bwa Constantino. Iyo ntebe ni hehe? Kugira turushaho gusobanukirwa n'ibyo ayo magambo agereranya, dukwiye gusubiza ibitekerezo byacu Babuloni mu gihe cya Kuro, ubwo yahanguraga ubwami bwa Berushazari muri 539 mbere ya Kristo. Yahaye abantu b'i Babuloni bose umudendezo. Mu mwaka 538 mbere ya Kristo yahaye Abayuda uburenganzira bwo gusubira iwabo. Igirwamana byinshi n'ibindi banyaze abanyamahanga na Nebukadinezari n'abandi bamuzunguye byagaruriwe bene byo, ariko ibyo ntibyanejeje abakaludaya b'i Babuloni, kuko ari byo banyaze abatambyi mu ngoro ya Berimaduki. Nuko bagomera Kuro, maze agaba ingabo arabatera, barahunga bagera muri Aziya nto, ndetse amaherezo bahungira muri cya gihome cyo mu mpinga z'umusozi cyitwa Perugamo. Aha n'amateka maremare ko ntabwo ndibuze kujyayo cyane kubw'amasaha. Sinzi ko amasaha ari buze kudukundira. Aravuze ngo reka dusubire ikibazo twabajijwe ngo imbere tuti aho intebe ya Satani yabaga nihe? Ubwa mbere ni Perugamo, ko ariho abakaludaya bahanze ishuri rikomeye cyane ryo kwamaza idini yabo y'ubwiru mu bihugu by'uburengerazuba. Impamvu ngo mbere yaho gato abakaludaya bari bafite ishuri ryigisha ubupagani, aho basenyaga ibigirwamana, aho batambiraga abana. Ibyo byose ngo ni intebe ya Satani. Ubwa kabiri mu buryo bwo kurenganya itorero ry'Iperugamo n'irya Kristo byo mu isi yo mu kijana cya 4 cya 5, twavuga ko ari i Roma, kuko i Roma ariho hitaruye cyangwa hirengeye mu bitekerezo by'abantu bose, cyane cyane abakristo. Muri ibi byigisho tuzabona uburyo inyigisho zakomotse Babuloni zaseseye mu itorero ry'i Roma kubw'ubucakura bwa Constantine afatanyije n'umukuru w'itorero ry'i Roma.
uyu Constantino kuko yari gukorerwamo na Satani nawe yakoresheje papa wari uriho ubwo ni umukuru w'itorero ry'i Roma aramukoresha inyigisho zinjira hehe mu itorero inyigisho z'ibinyoma izo andi bahanuriye ngo mfite icyo nkugaya nuko reka mpasubire niho iri torero ryabwiwe amagambo akurikira tumaze kubona ko inyigisho zinjiye mu itorero binyuze kuri Constantine inyigisho z'ibinyoma Constantine akazinjiza mu mukuru w'itorero ry'i Roma kuko yari yanamugabiye n'ubutegetsi nawe akazinjiza mu itorero ariko none ari utavuguruzwa niyo mpamvu iri jambo Yesu yari yababwiye amagambo akomeye ati ariko mfite icyo nkugaya kuko iwanyu mufite abakomeza inyigisho za Baramu wigishije Baraki gushira igisitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye intonorano kandi basambane ubwo nabo bari bafite umeze nka Baramu uri kwigisha Baraki ubwo nuvuga ngo Constantine nuvuga ngo umukuru w'itorero ry'i Roma yari ari gufasha Constantino uko yazana inyigisho z'ibinyoma mu itorero rya Kristo muri icyo gihe ese ahantu harasobanutse intonorano rero aha biri buze kutugora ariko intonorano muvuga ngo iyo babaga bagiye gusengera ibigirwamana byabo bo bagiragamo imihango itandukanye ariho n'izo ntonorano bibonekamo hakabamo no gusambana ku by'umubiri ariko mu by'umwuka aha itorero ry'Imana ryo ryatangiye kuba ubusambanyi kuri ryo ryamaze gufata ukuri rikavangamo n'ibinyoma n'imihango yakorwaga muri icyo gihe bafite imihango ikomeye noneho turakomeza kubw'igihe aravuze ngo kubw'ubucakura bwa Constantine afatishije n'umukuru w'itorero ry'i Roma ariko we kwibwira ko abakristo bose bari bafatanyije nk'inzozi z'ibibi muri icyo gihe ahubwo ijambo ry'Imana rirabagaragaza neza reka turebe ariko we kwibwira ko abakristo bose bari bafatanyije n'inkozi z'ibibi muri icyo gihe ahubwo ijambo ry'Imana bigaragaza neza riti hari ishimwe ngo nzahubaka ari intebe y'ubwami bwa Satani iri nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera ndetse no mu minsi yantipa umugabo wakiranukiraga kumpamya wiciwe iwanyu ayo magambo yandikiwe bande yerekeje hehe ubwa mbere yerekejwe i Perugamo bwaho ubwa kabiri yerekejwe ku itorero ryo muri icyo gihe cyo kudamarara cyane iry'i Roma kuko aho hombi hitwa intebe y'ubwami bwa Satani ubwa mbere Perugamo hiswe haryo kuko habaye nk'isoko y'ubupagani ku bw'ishuri ry'abakarudaya ubwa kabiri Roma hiswe haryo kubera ko mu isi yose nta handi hari hirengeye cyane hisumbuye i Roma kuko wari umurwa mukuru w'isi yose ukubitiyeho no kuba amendezi yo kugwiza inyigisho z'ubupagani mu itorero kubw'umwami wabo w'indyarya niwe Satani yakoreragamo kuruta undi wese muri icyo gihe kugira ngo asohoreze imigambi ye mibi muri Constantino turajyanye neza Imana yashimiye abakristo bataretse gukomeza izina ryayo mu yandi magambo ntibabaye abakristo ku izina gusa ahubwo no ku mitima bakomezaga iryo zina rya Yesu akaba ari we banambaho iryo zina ngo Yesu risobanurwa ngo Yehova agakiza kanye muri icyo gihe ubwo abantu benshi bashukwaga ngo batege amakiro ku pagani bakibwira ko umukuru w'itorero ry'i Roma ari usigaye mu cyimbo cy'Imana mu isi byashimishije Imana kubona ko i Roma bwite hariho bamwe bataretse kwizera ko Imana ariyo gakiza k'abantu ntibahakane kumwizera bitewe n'abandi benshi bari bamaze guhindukira umukuru w'itorero ry'i Roma bakamwita Pontifex Maximus bakamwita Papa cyangwa se data wa twese uri mu ijuru kandi iri kwiriye data twese uri mu ijuru gusa icyanejeje Imana cyo tuvuga ati icyambere ngushimiye nuko ahura ari intebe ya Satani ariko ukaba arakomeje gukomeza izina ryanjye ngo nuko hari abakristo benshi bo ntabwo baretse kwizera Imana ntabwo baretse kwishingikiriza kuri Yesu kuko ngo abandi benshi bamaze kubireka batangira kwishingikiriza kuri Papa aribyo tureba ubu ngubu umuntu akaba yakoze icyaha akajya gupfuka imbere ya Papa agasaba imbabazi uri kuvuga ngo ndakubabariye nawe ubwe ni umunyabyaha icyo cyashimishije Imana kubona ko hari abagihagaze bataja kuramya Papa ariko ikibabaje nuko amadini menshi batabisobanukiwe bazi ko ariko kuri ngo n'uburyarya bwa Constantino bugikora kugeza ubu ariko ni Satani wamukoresheje mbese uwo Antipa umugabo wakiranukaga kumpamya wiciwe iwanyu Satani aba ninde wose twamusomye ubwa mbere no mukristo w'i Perugamo washikamiraga mu kuri kw'Imana akayihamiriza mu bapagani
bamaze kumuzinuka baramufata bamushyira mu gicaniro cy'imana zabo cyasaga n'imfizi. Bigeranye n'ibyo wize. Icyo gicaniro cyacuzwe mu muringa kandi cyasaga n'imfizi. Hejuru ku mugongo wacyo w'iyo mfizi hari umwenge munini. Antipa bamushyiramo barapfundikira maze bacanira munsi y'icyo gishushanyo. Antipa hiramo imbere. Abantu barabagome. Hari igicaniro bari baracuze amabuye y'agaciro, icyo yacuzemo ntabwo gishya. Ahubwo iyo gishyize ku muriro, buriya niyo mpamvu mureba muteka no mu cyungu ntigishye. Kandi mwatetse imbere byo bigashya. Nacyo hari amabuye akigize ya fere n'ibindi bitandukanye. Baba bafite igicaniro bari barakoze mu izahabu kimeze nk'imfizi ariko gifite umwenge hejuru ku mugongo. Barapfundura bamushyiramo barangije bacanira munsi yacyo. Ubwo cyo ntabwo cyashya rero. Ahubwo imbere ahiramo arashira, cyo ntacyo umuriro wagitwara. Murumva ukuntu bamurenganyije. Bavugaga iby'Imana baramuzinuka. Noneho icya kabiri harakomeje ngo ubwa kabiri izina Antipa rifite ubusobanuro bwerekeye ibyabaye i Roma. Ubonye nawe ko ubu buhanuzi bwose bwerekera ahantu habiri. Dusesengure neza iryo zina Antipa. Anti ni urugiriki rusobanurwa ngo kurwanya cyangwa se kutemera. Naho ka Antikristo, uwo muntu nuwishyira mu cyimbo cya Kristo ngo amurwanye akamupfobya. Pa ni urugiriki narwo rwakomotse kuri ijambo ngo papa. Ngo anti bisobanuye kurwanya, naho pa bisobanuye papa. Urwo ni urugiriki. Noneho ngo uwo mugabo Antipa ngo wiciye iwabo, ariko ngo bagakomeza kumwizera, ngo bari gusesereza kuri abantu babiri dusomye ngo nabarwanyaga papa ntibamwemere. Abo barishwe, ariko ngo itorero ry'Imana abasigaye bakomeza guhagararira ukuri n'Imana ibashimiye, ngo no mu gihe cyo kwicwa kwa Antipa ngo ntabwo bacogoye. Noneho hepfo haravuze ngo itorero ryose ntabwo nzi ko turarirangiza, ndabona bwije rishingiyemo ibindi bintu byinshi. Tugiye kugerageza guhina rero, niba ngombwa ikindi gihe tuzaricumbukura, sibyo? Haravuze ngo ndagerageza kubaha bike turi buze gusorezaho. Umukuru w'itorero rya jambo reka turisobanure. Umukuru w'itorero ry'i Roma agereranywa na Baramu. Baraki niwe mwami w'i Roma. Mu cyimbo cyo kwirinda uwo mwami w'ubupagani, umukuru w'itorero ry'i Roma aramwemerera. Yabonye ko gufatanya nawe bizamuhesha isumbwe mu gihugu no mu itorero. Nuko umukuru w'itorero yemera ko Constantine ayobora inama z'itorero, bituma azanamo inyigisho za gipagani. Ndumva nubwo twarekera ahangaha birasobanutse, sibyo? Nuvuga ngo iri torero igihe ryatangiriye ni mu gihe cya 313 nyuma ya Kristo, ryitwa Perugamo kuko ryari rimaze kugera ahirengeye. Itorero ubu Kristo ryamaze guhabwa agaciro mu isi, aho n'ubugatolika niho bushingiye. Ubwo umukuru w'itorero ryaho yari yinjiye muri politike, none atangira kuyoborana na Constantino. Noneho uwo ngo yageranyijwe na Baramu kuko ari we wigishe Baraki gushyira igisitaza imbere y'iki y'Abisirayeli. Noneho ngo kubwo gukunda icyubahiro niyo mpamvu yemeye. Batangira kwitwa data wa twese, abantu batangira kumusenga, ndetse batangira kubatiza ku gahanga bizanye n'uwo mwami w'indyarya. Bivuze ngo ubu gatolika tureba ubu ngubu naho ngaho bwakomotse. Ni muri icyo kinyejana itorero rya Perugamo bisobanura ngo ahirengeye cyangwa se ahitaruye. Burya kenshi itorero ry'Imana iyo riri mu mudamararo, iyo rituje, aho kugira ngo ribone ibyo rishimirwa byinshi, haboneka ibyo rigayirwa byinshi. Niba Simoni mwarebonye yaragawe, yari mu karengane gakomeye ariko yahagaze neza. Ariko abakristo bamaze kugera mu mudendezo, bibagiwe Imana batangira kuramya papa. Aribyo muri kureba ubu ngubu, isongero ziruzura, abantu bajya kwicuza imbere y'abapadiri. Papa hageze akavuga perezida ntavuguruza. Ahageze usanga harinzwe na leta, hakuru umutekano ukomeye cyane kuruta perezida w'icyo gihugu. Nta kindi ni iryo teka ryaciwe na Constantino rivuga ko abaye umuntu utavuguruzwa. Mureke dusobanukirwe rero n'inkomoko y'ubwo buyobe bwo kubatiza ku gahanga n'ibindi byinshi tudasomye, tumenye ngo ibyo byakomotse muri Perugamo. Noneho Imana irakoze kandi nawe mwakoze kubyumva. Imana idusobanurire n'ibindi kurushaho mu izina rya Yesu.